mwitondere amagambo ajya kuvugirwa ahangaha niyo ntandaro ya filime yacu. Izinto bengaphela ngendlela ehlukile. Ati rwose usumye ubyifuza nshuti yanjye sheri. Byose byaca ahangaha byari birangire neza hagati yanjye nawe. Ariko birangiye nabi. Amahitamo yawe Wabona ngcono ukuthi ube umqayisi. wahisemo kwigira imbobo n'ingegera wigize ikigoryi muri iyi ntambara y'ubuzima. Wahisemo inzira mbi. Wabaye umushenzi. Ni ku munsi mwiza wo gushyingura umuntu. Abana be ngaba. Aramutuka ati ngwiki wewe mazafaka. Kugenza ijambo motherfucker ndivuza ngaho mu Kinyarwanda ni ijambo ribi cyane. Abari aho ngaho hafi mu bizi mufashe bagenzi banyu. Ahangaha mugenzi arakamurishije arakamurisha. Ati you motherfucker. Motherfucker. Amaze kumutuka arongera ararira. Buriya mugenzi wapfuye aba yapfuye agahinda baragahinduka aba ari kose ari wa mugenzi agiye yaba yari mubi arakubaza uko byagera gusa mugenzi my friend. Amaze kugeza kuno kurira no kumucyura no kumutuka. Filime ahangaha sasa yajya yatangira byanyabyo. Bagusubije inyuma gatoya. Mbere yuko wa mugabo apfa bagusubiza inyuma gatoya cyane 5 years earlier. Imyaka 5 mbere ho gato. Mbere kwanganya kuyigendera. Joyce, Yenzanga madamu we. you've been amazing.